Nguhaye ikaze nanone wowe wakanze subscribe kuri Unguka Ubumenyi Post. Hari haciye igihe tutabagezaho ikiganiro kubera ibibazo bimwe na bimwe twagiye duhura nabyo, ariko turongeye turagarutse kugira ngo tubagezeho ibiganiro bibungura ubumenyi, byagira icyo bifasha abantu, bikagira aho bikuvana, bikagira n'aho bikugeza. Rero mu buzima bw'abantu, ahantu hose buri muntu aba afite inzozi zo kuzagira amafaranga menshi, akabaho neza, agafasha umuryango ndetse akanasiga umurage mwiza. Ariko se ni ibihe bimenyetso bigaragara bishobora kuguhishurira hakiri kare ko umuntu ari mu nzira yo kuzaba umukire? Uyu munsi kuri Unguka Ubumenyi Post turabagezaho ibimenyetso 5. Ibi bimenyetso ntabwo bigarukira ku kuba umuntu afite amafaranga uyu munsi, ahubwo bishobora kuba ari ibigaragaza imitekerereze, imyitwarire n'imigenzereze imufasha kuzabigeraho ejo hazaza. Ibi bimenyetso niwumva bikuriho, nta kabuza uzaba umukire. Kanda aho hasi handitse subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro nk'ibi, hanyuma unafungura inzogera kugira ngo igihe twapulodinze ikiganiro ikizajye kigucika. Ukande like, unaduhe igitekerezo muri comment. Reka turebe ikimenyetso cya mbere. Ikintu cya mbere kigaragaza yuko umuntu azaba umukire ni uburyo aba afata amafaranga makeya afite. Mu bisanzwe umukire ntabwo atangirira ku bukire bwinshi, atangirira ku mabwiriza yo gucunga makeya afite. Umuntu ugira gahunda mu micungire ye ntatwarwe no kugura ibintu byose abonye, ahubwo agahitamo kuzigama no gushora make, afite ibintu byamuzamura ejo hazaza. Ubushakashatsi bw'ishuri rya Harvard bwagaragaje ko abantu bamenya gucunga amafaranga yabo bakiri bato, bakazigama ndetse bagashora, baba bafite amahirwe menshi yo kugera ku bukire kurusha abahora bakoresha ibyo bafite byose. Uwo ni umuntu wa mbere. Umuntu umeze atyo aba ashobora kuzaba umukire aramutse akomereje muri iyo nzira. Umuntu wa kabiri ni wa muntu ufite ukuntu yitwara mu makosa n'ibigeragezo ahura nabyo. Uburyo umuntu yitwara mu makosa n'ibigeragezo ahura nabyo nibyo bishobora kugaragaza ko azavamo umukire, ko azavamo umuntu w'umugabo usobanutse. Umuntu uzaba umukire ntatinya gutsindwa, ahubwo akoresha ikosa nk'isomo, akigira ku makosa yakoze, ibyo bita mu Cyongereza learning through mistakes. Ntabwo akomeza kwicara aririra ibyo yabuze, ahubwo abikuramo ubunararibonye bumufasha kongera kugira icyo akora akagera kure. Niba hari rwiyemezamirimo nka Thomas Edison watsinzwe inshuro zirenga 1000 agerageza gukora itara, ariko byabaye isoko y'ubukire bwe nyuma y'uko ashoboye gukora rya tara. Rero gukosa ubwabyo ntabwo ari bibi, ahubwo ikibi ni ukutigirira icyizere no kutigira kuri iryo kosa wakoze ngo unarikosore wirinda kuzarisubiramo. Umuntu wa gatatu ni umuntu ugira imyumvire ijyanye no kwiga no kwiyungura ubumenyi no gukura buri munsi. Umuntu uzaba umukire ahora ashaka ubumenyi bushya, yaba ari ugusoma ibitabo, haba ari ukujya mu matsinda yo kungurana ibitekerezo, haba amahugurwa cyangwa no kwigira ku bandi. Umuntu ntabwo atinya kubaza ibyo ari kubona atazi. Niba ashaka gukora business, ntabwo atinya gukora ubushakashatsi kugira ngo yiyungure ubumenyi, aho guhugira mu bidafite umumaro. Uyu muntu nawe iyo yitwara gutya ni ikimenyetso kigaragaza ko afite inyota yo kumenya byinshi no kugera kuri byinshi. Bivugwa ko Bill Gates muramuzi, ni umukire, ari mu bakire ba mbere ku isi, yigeze no kuba uwa mbere ku isi. Asoma byibura ibitabo 50 buri mwaka. Warren Buffett agasoma amasaha byibura 5 ku munsi. Izi ni zimwe mu ngero z'abakire bazwi ba mbere ku isi bahora biyungura ubumenyi binyuze mu gusoma ibitabo. Uko niko bubatse imitekerereze ibafasha gufata ibyemezo bikomeye. Urugero rufatika ushobora kugenderaho ni urw'ibiganiro bitambuka kuri iyi channel ya Unguka Ubumenyi Post. Kumva ibiganiro nk'ibi bimeze nko gusoma ibitabo, cyane ko mu gihe wumvise ikiganiro hano ukumva kirakuryoheye, harimo ibitekerezo bikubaka, ushobora kujya kuri playlist yacu
ukareba n'ikindi kiganiro, icyo gihe rero uzunguka byinshi. Natwe ibi ngibi ntabwo ari byo twikurira mu mutwe wacu, nibyo tuba twasomye. Niyo mpamvu tugusaba gukanda subscribe, ugakanda like, natwe biduha imbaraga zo kubategurira ibindi biganiro by'ubwenge. Umuntu wa kane, uburyo umuntu yita ku bintu cyangwa se yita ku ndangagaciro n'umurongo ngenderwaho mu buzima. Icyo ni ikintu cya kane. Umuntu uzaba umukire ntabwo aba wa muntu ushimisha abantu bose, ahindagurika buri munsi, ahubwo ni wa wundi uba afite intego yihaye kandi akayikurikirana, afite discipline yo gukora ibyo yiyemeje nubwo byaba bigoye. Reka dufate urugero. Umuntu ashaka kubaka bizinesi ntabwo akomeza kuyitera umugongo mu gihe ahuye n'ibibazo bishobora gusenya iyo bizinesi, ahubwo ahangana n'ibigeragezo akayishyigikira kugeza igihe imaze itanze umusaruro. Ikintu cya gatanu ni uburyo umuntu afata abantu n'imibanire yabo. Uburyo ubana n'abantu, uko bafata, ibyo ngibyo bishobora kugena uwo uzaba we mu minsi iri imbere. Umuntu uzaba umukire agira abantu b'inshuti n'imiryango afata nk'ishoramari ry'ingenzi, agashyira imbere kubaka network y'abantu bafite icyerekezo kimwe n'iki. Bivugwa ko 85% by'intsinzi mu kazi no mu bucuruzi abantu bagira biva ku mibanire myiza umuntu agirana n'abamuzengurutse, ndetse n'uburyo umuntu akoresha yubaka umubano n'abandi, kuko abantu bamuzengurutse nibo bakiriya b'ingenzi aba afite. Ibaze rero utakaje abakiriya bawe, abo bantu bakuzengurutse niba ari bo bakiriya bawe, ubusabwa kugira ngo ubane nabo neza, umenye kubaka umubano mwiza hagati yawe nabo, kuko ngo 85% by'intsinzi mu kazi no mu bucuruzi abantu bagira biva ku mibanire myiza umuntu agirana n'abamuzengurutse, ndetse n'uburyo umuntu akoresha yubaka umubano n'abandi. Ibi byavuye mu bushakashatsi bwa kaminuza ya Stanford. Niba rero usanzwe bibonaho ibi bimenyetso bitanu tuvuze, ibi ngibi rwose ni ibintu bigaragaza yuko ushobora kuzaba umuntu w'umugabo, umuntu w'umukire. Ubwo rero nusanga ibimenyetso bifite, umenye yuko uri mu ntangiriro y'urugendo. Niwumva utabifite, ugerageze nawe ugire ibyo wiyubakamo kugira ngo nawe ugere ku murongo mwiza. Urebe uko ubyitwaramo uyu munsi, umenye ko ari byo bizakubwira aho uzaba uri ejo hazaza, kuko bavuga ko ibyemezo ufata uyu munsi nibyo bigena ejo hazaza wawe uko hazaba hameze. Ntukibeshye ngo umukire avuka afite byose. Umuntu uzaba umukire agira imitekerereze, discipline n'imyitwarire imugeza ku byo yifuza kuzageraho. Ese wowe ni iyihe ngeso ugiye gutangira uyu munsi kugira ngo ejo hazaza hawe hazabe heza? Kuri Unguka Bumenyi Post tuzakomeza kubagezaho ubumenyi bugufasha gukura mu bitekerezo, mu bukungu no mu buzima. Kanda kuri subscribe ndetse na like kugira ngo utazacikanwa n'ibindi bitekerezo by'ingirakamaro tuzabagezaho mu kiganiro gitaha. God bless.